Esther yarambwiraga ati wowe ngwino tube turi kumwe. Yagira ngo mumaranirari. Ni buri wese yabaga arifite n'undi arifite. Arapfumaguritse. None ariko ibyo Patera avuganye nuko ngaho komeza. Noneho jewe najya kwitahira ngashiduka Esther ambwira ati wowe irarire hano ntari. Akirirwa avuga ngo aranagutwitiye. Yabibwiye nde? Aha igihe Yaratera inda. Je ntabagene. Nese ko nta handi hari umuntu ariko reka ngubyize ukuri nimba muvuga yuko Patera adatera inda nese kugira ngo n'umugabo babanye Esther yasabye inda umugabo bamaranye imyaka 4 nayo kugira ngo uzamutere inda bari abagore baba bafite udupira baba bafite inshinge baba bagira bate kugira ngo uzatere Esther inda wanyura wabanza ukava muri Amerika muri Australia za Dubai ukamaramo ya myaka uri mu ndege Abanga benene nayo nokabesha. nawe binini nayo bagura amakesi baranywa kandi Esther buri yamaze kunywa icupa agasinda wanamwotse n'ubundi baramwoteje amakunda yafite. niyo mpamvu Patera yawiti nkatiye umuntu ntabwo nyiri kumwe nawe ngiye birabintu twakoze buriya kwandura buriya ni ibyago ni ibigize gute bavuga ko kugira ngo umuntu akwanduze iriya ndwara ngo ni ugukomeretsanya iyo mukomerekinyishije niwe ushobora kwandura buriya nkanjye nka biriya Esther yavuga iti ndabona nko kubipa iminota 3 ejo yabivuze mu kiganiro ariko ngo amasaha 3 niko yavuze. buriya niyo mpamvu ushobora uzasanga byararangiye ndanakugura n'agacupa. Yego sha Musanze. Ngeze Patera ntabwo cyaka ibintu bya nta mugore ejo kuzakumera umugabo yakumutaye kwishyira muri iyo myanda akaba yagukatira. Tubasuzana none abakunzi bapasa manase abakunzi mu Murage Family TV abakunzi ba Patera umuzungu wacu ndetse na Nzovu y'Imirindi. Patera n'amahoro n'umwirabura wanyu umuzungu n'umwirabura ngende umwirabura uyu ni umuzungu Pateri hari umugani ugeze kuvuga ngo inyoni y'umusure urayize umusure ndabunze ubumeze utibanza umbwire nibo buze turebe umusure umusure ni yanyoni ibisa umweru n'umukara ifite umurizo munini muremure ntabwo ari n'umweru inyamanza bavuze inyamanza cyangwa matene matene ngene nivugiye ntabwo ayiyoberwa matene bamanase muvuze matene ndayibuka kera mu kigihe cyacu nari mfite nk'imyaka nk'ingaheza ngewe navukiye ku Muhima ariko nyuma nza gusubira mu giturage none ari inyoni bitaga matene barakubwiraga ngo ari umukobwa yanyaye uza amafaranga abandi hakiri ibikoroto by'icumi hari umukongomani yicaga inyoni yose ibonetse akaba ngo niba bari amatene nagira nkamuha igice cy'icumi akampa akantu k'akababi nirwaga ncunzeho umukobwa agiye kunyara nkagenda nkakuzanira uburaya bwawe si ubwa kera ndetse se ngo yahitaga nategezaho umukobwa igihe azamera kubera ko biriya bintu byo gukora barabeshya ibyo ni nyakugara by'iyo nyoni y'umusure ngo usanga rimwe na rimwe icyare cyayo ishyira mu mutwe gusa wenda n'igihimba ariko umurizo ugasigara inyuma bari bazi se wa musure muri icyo cyare ndimo ntarimo nawe hari icyare wari urimo hariya kwa Esther wari urimo utarimo ngo umurizo wawe wabaga wibereye hanze tubwiza ukuri Esther muracyari kumwe nk'umugore n'umugabo cyangwa umufiyanse wawe cyangwa byaje n'igikeri burundu byajemo igikeri burundu kabisa simana karagatwiko ngo urebe ko wazamuka azamuka se kangahe njye Esther yaje nabinsanga byari irari hoya ahubwo bishobora kuba byari irari ry'uriye kuki se wowe ryari irari rye kuki yemeye kurarika njyewe wararaga yuko ari reka nkwereke ukuntu byagendaga sibyo njye Esther yarambwiraga ati wowe ngwino tube turi kumwe yagira ngo mumaranirari ni buri wese yabaga arifite n'undi arifite arapfumaguritse none ariko ibyo Patera avuganye nuko ngaho komeza noneho jewe najya kwitahira ngashiduka Esther ambwira ati wowe irarire hano ntari wiryamire wikirirwa
wirirwa wirukanka utaha enda bigeze nka saa 3 saa 4 ryama ejo enda witaye kuko wari ufite aho uba nese afite aho aba none ukaryama cyane nuko byagendaga nuko byagendaga muhuza urwuya rimwe kabiri gatatu birangira tingaburika nigendere ikivi cyanye ndacyushije urwuya rwahujwe kabiri we bigira kare ngo muranye amajoro atari munsi ya 15 arabeshya cyane ubu kuzamukiraho arabeshya yaragutaka ngo uri mwiza yaragutaka ngo uri mwiza yaranakaga ngaho yongera akirirwa avuga ngo aranagutwitiye yabibwiye nde byaraterina reka mubwize ukuri nimba muvuga yuko pata agatera inda nese kugira ngo n'umugabo babanye ese yasabye inda umugabo bamaranye imyaka 4 nayo kugira ngo uzamutere inda bari abagore baba bafite udupira baba bafite inshinge baba bagira bate kugira ngo uzatere inda wanyura wabanza ukava muri Amerika muri Australia za Dubai ukamaramo ya myaka uri mu ndege abangwe benene nayo nokabeshya nawe benini nayo abo pate ikintu nakwisabira nimba mwarekanye niyo mufatana muri muna wanjye oya ariko nawe igiramo uruhare nawe urashashariza ukaza kandi gitegwereka nta gitegatsi yarababwiye ko ariko cyo gukora byandi baca umugani ngo urwaye gwa kwijambo oya irya mukuru ratina n'ibihera bate uriya mugore twabanye mu nzu ukwezi mu kwezi hari iminsi ijya muri ngahe yegeze kunsiga mu nzu nakodeshaga ajya Gisenyi umuntu yamusohokanye icyo gihe twari dufite n'umukozi noneho mu yindi ubwo yagiye Gisenyi asohokana n'umugabo bajya Gisenyi aragaruka none hari n'indi minsi yataga saa 7 agataha wagira ngo uriya muryango wabo barozwe n'inzoga bagize bate ese ntabwo ngiye mubaza ikibazo kimwe ejo bundi si yakoze ikiganiro bakamubaza ngo ni iki ngo ngiye ngo namugezeho ngo cyangwa twabana bigakomera akabihakana akavuga ngo ngiye ngo ndi umusinzi ngo ngiye ngo nta rugo nakubaka ari njye nawe ninde musinzi none njye ikibazo na asundi pate buretse mutararenga wenda mukitana ba mwana wanyu mu guterana ububyara Esther hari cyagutunga utari umuzi mbere uko mujya mu ishora mu bucuti bwimbitse ubu seseme indani reka rero nkubwire bya bintu uza hano ukabona ngura mukobwa w'inzobe ukamureba ukamukunda wajye nawe biratandukanye uretse ndi kuvuga oya jewe baza nzovu je ntabwo bino biboro byabo nabirebaga kuko nyewe ubona ari umwari uretse jewe abantu je tukimenyana nuri abantu ngiye barazaga bakabimbwira niyo nzovu yazana kanga turiya twarabanye sitwashobokana nzovu nkamubwira twaca wowe nuko namukujyanye itonde ngewe nzamwihindurira azahinduka rero ngewe urugamba je bamuciye ku rugamba wari wabona imbata imbata yarwaye constipation narayibonye imbata yarwaye constipation namenye ko constipation si bya bindi bagira gute imbata reka ngiye wabona yarwaye constipation ndabona nuko rero ese no kumuhindura byasaba kubona ingurube nayo yananutse ikagaragaza n'imbavu urayibona wapi ibyo rero ubwira ibyo bitabaho oya rero jewe byarananiye je kukubwiza ukuri wenda kuriya wamubajije ikibazo kuri phone ngo umugabo wakabihakana burazi impamvu urumva je nuko natari no kumuna ngo muvuge mureba kugira ngo ataza kuvuga ngo ndamubeshe ariko buriya patse manse tuvugisha ukuri buriya ngewe ni ngewe wahuye n'ishyano wese se mbikubwira Esther ngiye mbwira ko atankunda kandi ngiye mukunda buriya kandi pateri umuntu akubwiye ngo singukunda nawe ntuzamukunda ego uramukunda ejo se warizwaga n'icyo ari kugoza amarira ejo nimwacuranze amajyana amazamuka ngo mwasubiranye amakesi ya byeri nawe naracicikana n'ibibido byuzuye inzagwa pateri
mbwira karakara agatwiko hano mu mujyi wa Kigali niho wava n'injerekani y'urwako amazi bavomye karakara agatwiko twari mu kazi kwa mudasobwa tugira ngo wenda umuntu ahembwe agire gute ariko murabyina turabyina ariko nubwo twabikoze Esther ntabwo ankunda imbere y'Imana nzahora nanabivuga akura mukunda ndamukunda ega ushobora kumukunda kuko Imana yaravuze ngo mukundane kuko Imana ari urukundo Imana nguko Imana bakunda ngewe rero Esther namubwiye nti nguhaye amahirwe uri kumwe na Patiri akenshi ibintu twagiye tuvuga nkavuga nti buriya tugatega n'imitego tukavuga iti kuko njye nari nzi Esther ndamuzi gutya ndamuzi ibyo narabivuze nti hagati Patiri ushobora kumukunda ariko Patiri ntagukunda kandi bajya gushwana Esther yakoze amakosa yafashe kwa Esther atumira abantu ngo bakameramani bagenda bagura amakesi barara ngo banywa ari nacyo njye namubwiye nti se kuki nimba Patiri ari inshuti yawe kuki utamagaye oya niyatamamagara wese mbikore Patiri kandi abo bantu baranaraye cyane bafite nyibwira rero ejo bundi Nzovu yarafite gahunda yo kuhuza urwuya na Esther yewe amuha avance twita y'ibihumbi 10 ari umwongere 30 yahageze aramukwepa n'iryo 10 ntiyarisubiza aho Nzovu aje kureba asanga umuhungu muzima garamye mu buriri bwa Esther uwo ninjye uramubonye nawe yaranansuye yewe ninjiye okay mbwira ukuntu umusuje rero ako kantu ko nshaka kureba Nzovu akuye hirya uriya rero reka kamwereke Manase uyu nguyu usohoye na Nzovu ni inshuti yanjye sibyo uvanye ngo n'ibya Esther kuva kera rero Nzovu we yarinjiye arambona uriya Nzovu ugiye ntabwo yabwira nabi kuko murusha imbaraga ntatora nkakubita hasi arabizi ariko urakumva nzamubitwa n'abagore nawe ujya kwa ngo wowe uzanye imikino urabizi ariko furi yarazanye yahise azuzuriza kuri inde kuri Esther okay yaraje bakibura kubona yavuze ire jambo umurebana oya buri gihe yinjiye kwa Esther yinjira avuga ngo Patiri byuka arakayese noneho ngo bwa mbere yaza bivuga ari imikino noneho yaza bivuga bya nyabyo biri seriye atazi ko mari yararakaye arasirisimbye aho ngaho mureba cyane bwira murebana andese ko ari muri kuvurore yarakomeze n'ibyawe yari muri salo Yesu asara ati gushaka bogisa yanjye n'umupira wanjye uri aha ngaha mu bintu tuvugisha ukuri uriya mugore ko yavuze ko bogisi itamukwira nshyashya yampaye bogisa yanjye ntabwo arayigwaze ntayarampa imbere y'Imana ni izina ry'Imana mbure mukecuru n'igikapu cyanjye umukozi yakimese nacyo ntabwo arakima icyo gihe nagize n'umujinya ariko icyo gihe nimba nari ngaruye telekomande oya wari ahubwo yahise ajyana telekomande yarivumbuye abantu basha gutera amabuye yahise ajyana telekomande tugashaka 10 ryanjye nimba yarazi ko 10 rye nasambaniye Sister nako ariko Esther kuki akunda kugumana amafaranga y'abantu Patiri rero nare ugero ugatumira nk'induru nimuzi ko Esther n'ubundi urusaku rwanzo rutabura iyo nabandi bashaka kumuhamagara kuhita mujyanaga iwawe nimba wumva uri fiyeriwe si yabyanze ni wanjye ubu naha ntabwo hazi yaranze iyo ashaka kubetera wawe musangaga iwe mu rugo kandi ari wanyihamagariraga bivuze ngo wari ugukeneye cyane erega Esther yakunze reka mbikore nka bya bindi reka ndabyiza ukuri nka bya bindi nge nakunze Esther atankunda nanone Esther yakundaga Patiri Esther yakundaga Patiri ahubwo ni kakageso uriya muryango ufite kuvuga ngo afasha n'ikintu banapfuye Esther yari kumwe na kameramani wa mudasobwa ariko we nawe agira amakuru kandi bagura amakesi baranywa kandi Esther buri yamaze kunywa icupa agasinda wanamutse n'ubundi haramwokeje amakuru ndayafite niyo mpamvu Patiri yawiti nkatiye umuntu ntabwo nyiri kumwe nawe njye birabintu twakoze abanyamakuru babiri barataye hasigara umwe uwo umwe rero niwe wamwokeje cyane oya undi munyamakuru umukusa ese cyane igerayo okuri mu rugo we nawe urebera se njye ntabwo nari yamenye amakuru uraje nawe uragaruka ujyayo oya ntabwo Patiri base bashwana se buri cyabya mu hari abantu bamumenyera mu rugo thank you yego mwanzuki
Gasabo ubu se kuva mwamara gutandukana niba bwo urajya ahantu ngo wipimishe urebe ko uri mu amugani amezi atatu ntabwo arashira nta gakingizo wakoreshaga nawe uriyo ntibaze ko Nzovu nawe yanyuzeyo nta gakingirizo kandi Nzovu bwazengurutse mu nda ya nyinshi naho arakanyurayo none nawe uraje winjiye azi ko Nzovu ubwo turi inshuti Nzovu amara kotsa Ivete akahita amamagara kuri fone ati ubundi amwokeje aragiye mwahitarani yamara gukubita ejo ni Mutoni mwararanye ejo naraguhamagaye ni Mutoni ejo mfite amafaranga ninafashe sosiye ntabwo yashize ndanakugura n'agacupa yego sha Musanze ngeze Pateri ntabwo ukeka ibintu ntabwo ndi Musanze nta mugore ejo kuzakumera umugabo yakumutaye kwishyira muri iyo myanda akaba yagukatira rero reka nkubwire kuri ino simani kuri ino sigi ntacyo natabonye ubwo nicyo ariko utarabona icyo nicyo narabona uragitegereje ubwo gusoma impyisi nkana ngo ureke zikuruma ahubwo ubwo nibona ko bitaro zahari bajya bavuga ngo rugirwa nkana rwani rwanjye ngo yakubise icyara ku ibingo rebe ko riboze amana yanjye none nawe urareba impyisi iri mu mwobo mu isenga yayo ukwisanga mushyiramo ukuboko ngo ureke izikurumana kugira imikaka oya buretse Imana yo mu ijuru irabizi ndi gukubita rozari irabiza ko baravuga ngo ngushyize imbere inzira ebyiri ngiyi y'ubuzima cyangwa y'ubugingo n'urupfu banase yatuma wiheba nubona izina kubeshya turangana oya shana nihaye icyizere mu buzima icyizere cyiheze cyo kubaho wahekenye ibigori ukumva ko biba bimeze nk'imboga nubwo biteka bigashya ntibimera nk'imboga ujye winywera icupa wibagize ibibazo ugira ute uzajya no kwipimisha wamaze buriya njyewe iyo ngiye kwipimisha njyewe mbampa igisubizo ndimo gutitira ubushize nipimisha ndi kumwe na Delphine mu Gakeke reka nkwahe amakuru rero ubona wa munyamakuru ngo ni arya ninde mana we wenda wokeje Kibingo muri bya binukotsa gusa muri mwana ejo yagiye kwipimisha sida zana aza ari muzima nanjye nzajyayo sha kandi Kibingo ngo byararangiye yasigaye ari muzima ega buriya Pate sibyo buriya kwandura buriya ni ibyago ni ibigize gute bavuga ko kugira ngo umuntu akwanduze iriya ndwara ngo ni ugukomeretsanya iyo mukomerekenyesheje niwe ushobora kwandura buriya nkanjye nka biriya siteri yavuga iti ndabona nko kubipa iminota 3 ejo yabivuze mu kiganiro ariko ngo amasaha 3 niko yavuze buriya niyo mpamvu ushobora uzasanga byararangiye aya bya bintu ntabwo yabivuga ko Kiwingu umukuru wa nawe yakunda kuba ari yirariye hariya nimwe na rimwe ntajye barigeze urara hagati y'ibisambo bibiri cyarabaye oya kimwe kiri kiraha uzi ko wapfuye nawe nanjye narapfumaga ibyo byararangiye yatakaga Esteri Kibingo ngo ariko ngo nanjye wampindukiye kugira ngo kuki uriya muryango wagira ngo wararozwe asumani uriya muryango hano Nzovu yanyuze wenda Nzovu afite depression wakoze gusura umuntu ko kiyo gupfusha ubusama ko kiyo gupfusha yanjye nyuma gutandukana na Esther notsa Kibingo yaje iwanjye ndamurangiza ariko ubwa none muhangaye kigenda muhaye 11 namuhaye 10 naramugene mu 10 n'igihumbi cyo kuyabikuza ariko ura muryango usiye untera ubwoba mana Kibingo kuva namenya yuko Nyamabondo ngo ayigiye arwaye ibisebe by'umukara none Esther itajya kwa mukuru we amukubita bera binini abijyana kwa Nyamabondo kugira ngo rega impamvu Manase ari kubivuga nkagira ubwoba wibuke ko twicaye hariya ku nganje Kibingo uyibuka amagambo yatubwiye Kibingo ngo yanduye sida ngo 2007 Esther ngo 2013 tukavuga amazina manoya ntimumashinjwe bwandu kuko ntago mwamuhari nibo mwari bakamugira nayo makenga ntimubikora mana we mbabare nk'uyaho nabona guza ubwenge wabona nawe uri inturi oya ariko Pate ntago cyo kwa nimba Esther ntago mbizi bura nimba ibyo tuvuga yaba bifite agiye kumurengera Nzovu we nubwo se yabahagaze mu mahwa cyangwa mu mishubi mu misumari mu bimene by'amacupa uvuga ati Nzovu kuramo wiyambure uza wigaragura muri ibi bintu bindi imbere mpaka Nzovu yabikora uzi ko se abantu ariko
ngo iki uko Esther ngo rutabana banzo narabyumvishije ngo mu gaciro ngo kugira ngo abure abana ngo kugira ngo abure Esther yabura abana ahubwo ubu warasaze ntabwo nakongera kubivuga warasaze wowe ngiye nkunda yari amaco y'inda none abyihorera byihorera okay tugana ku musozo rero yari amaco y'inda nicyo uteganya ubu ngubu njyewe ngubu ngiye gukora urumva witeze imbere kuko ejo bundi yarampamagaye iyo arambwira ati Paul ibyo kubaye nabimenye wowe ugenda witeze imbere ibindi ubyihorera ubu ngubu ngiye kwikorera amafaranga iyo gahunda rero nanjye n'umugabo wabingiriye inama kandi bakore subscribe buriya pate iyo witeje imbere ukagira amafaranga nta mukobwa mutaba inshuti no mu diaspora wamubona wagira ute mu diaspora we tuzamubona nawe tuzamubona mu